Dukomeze igice cya kabiri cy'igitabo cy'Intangiriro. Iki gice cyitwa icy'ibisekuru. Intangiriro ibice 12 cyangwa se umutwe wa 12 kugeza ku wa 50. Mu gice cya mbere amateka ya kera twabonye ukuntu ibintu byaremwe, uko umuntu yaremwe nuko yaje kugwa mu cyaha byangiza umubano we n'Imana. Kuva ubwo abantu baba babi cyane. Mu mpera z'Intangiriro umutwe wa 11 cyangwa se igice cya 11 umurongo wa 26 niho hari ikiraro gihuza ibi bice byombi. Mu rubyaro rwa Shemu cyangwa se Semu havutsemo Aburahamu wumviraga Imana mu gihe cye. Imana iza kumutora, igirana nawe isezerano kugira ngo yigishe urubyaro rwe kuyumvira, bityo mu rubyaro rwe abe arimo isi yose izakirizwa. Guhamagarwa kwa Aburahamu. Intangiriro umutwe wa 12. Imana ihamagarira Aburahamu imutegeka kuva mu gihugu cye akajya i Negebu. Imusezeranya kuzamugira ishyanga rikomeye, iti muri wowe imiryango yose yo mu isi nimwo izaherwa umugisha. Aburahamu ajyana n'umugore we Sarayi na Loti. Intangiriro ibice 12. Hagati aho inzara yaje gutera Aburahamu ahungira muri Egiputa. Farawo ashaka kumwambura umugore we ariko Imana iramubuza. Mu gice cya 13 Aburahamu na Loti baje gutandukana, intandaro ibaye ubutunzi bwinshi bari bafite ndetse n'abashumba babo batangiye kugira intonganya. Loti ahitamo ikibaya cya Yorodani hafi ya Sodoma. Aburahamu atura igihugu cya Kanani. Mu gice cya 14 Loti aho yari yaragiye gutura muri Sodoma haje guterwa n'abami, haba intambara. Loti bamufata mpiri, ariko Aburahamu aramutabara. Ni naho Aburahamu yahuye na Melikisedeki umwami w'i Salemu, akaba n'umutambyi w'Imana isumba byose. Mu gitabo cy'Abaheburayo bavuga ko ari Yesu Kristo. Nuko basangira imitsima na vino, Aburahamu amuha 1/10. Mu gice cya 15 Imana irongera igirana na Aburahamu isezerano. Imwizeza urubyaro rwinshi cyane n'igihugu cya Kanani. Imwereka inyenyeri, imusezeranya kuzamuha urubyaro rungana n'umubare w'ubwinshi bw'inyenyeri. Aburahamu asaba ikimenyetso. Imana imuhishurira ko urubyaro rwe ruzagirwa abacakara n'Abanyegiputa, ariko Imana ikazabakiza. Mu ntangiriro igice cya 16, kubera ko Sarayi atabyaraga, yasabye Aburahamu kuryamana n'umuja we Hagayi kugira ngo byibuze Aburahamu abyare umwana uzamucungura. Hagayi abyara umuhungu amwita Ishimayeli. Bimusuzuguza Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Marayika yaje kumuhamagara amubwira gusubira kwa nyirabuja Sarayi, akamwumvira. Mu gice cya 17 Imana igirana na Aburahamu isezerano ryo gukebwa. Hanyuma we na Sarayi bahindurira amazina. Aburahamu yitwa Aburahamu, Sarayi yitwa Sara. Imana ikomeresha isezerano rya Aburahamu gukebwa. Mu gice cya 18 n'icya 19 Aburahamu yakiriye abashyitsi batatu, bamubwira ko azabyara umwana w'umuhungu ari we Isaka. Ni naho Imana yabwiye Aburahamu ko igiye kurimbura imijyi ya Sodoma na Gomora, ariko Aburahamu asabira Sodoma kugira ngo Imana itayirimbura, ariko n'ubundi nyine ikiza Loti n'abakobwa be babiri. Ni naho umugore wa Loti yahindukiye agahinduka inkingi y'umunyu. Mu gice cya 21 Aburahamu abyarana na Sara umwana w'isezerano Isaka. Nuko Sara yirukana Hagayi kubera umuhungu we Ishimayeli yabasetsewe n'umwana we Isaka. Igice cya 22 Imana igerageza kwizera kwa Aburahamu, imusaba gutamba Isaka umuhungu we i Moriya. Uyu musozi witwa Moriya niho umwami Dawidi yubakiye Uwiteka igicaniro, kandi ni naho Salomo yubakiye ingoro y'Uwiteka. Nuko Imana isaba Aburahamu Isakaho igitambo. Aburahamu arizera arabikora, ariko Imana nawe iramukiza ku munota wa nyuma. Aburahamu yita uwo musozi Yehovayire, bivuze ngo ku musozi kizabonwa. Mu gice cya 23 Sara yaje gupfa, Aburahamu aramuhamba. Muri iki gice kandi ni naho batubwira ukuntu Aburahamu yashyingiye umuhungu we Isaka Rebeka. Nuko atuma umutware wo mu rugo rwe iwabo muri Mesopotamiya. Muri Mesopotamiya ubu ngira ngo niyo yahindutse Iraki. Ku mudugudu wa Naheri
asaba Imana kumwereka umugeni wa Isaka. Rebeka aba ari we uza ku iriba. Rebeka ni umukobwa wa Betuweli. Betuweli akaba umwana wa Nahori. Nahori akaba ari umuvandimwe wa Aburahamu. Mu ntangiriro igice 25 kugeza kuri 27, Aburahamu nuko nawe arapfa, ariko yari yarashatse undi mugore witwaga Ketura. Rebeka atwita impanga, abana bakiranira mu nda, ajya kubaza Imana, ibabwira ko harimo amahanga abiri mu nda ye, ko umukuru azakorera umuto. Yabyaye abana babiri, Esawu na Yakobo, maze Esawu agurisha Yakobo umugisha we. Nyina Rebeka yumvise ko se wari warahumye ashaka guha Esawu umugisha, yoshya umuhungu we Yakobo ariganya se aba ari we awuha. Esawu abyumvishije ashaka kwica Yakobo, aramuhunga. Mu gice cya 28 kugeza kuri 35 dusangamo ubuzima bwa Yakobo, uko yagiye kwa nyirarume Labani, akunda umukobwa we Rasheli, ariko nyirarume ashaka kumuhenda ubwenge ngo amushyingire umukuru witwaga Leya, maze Yakobo arabyanga, abakobwa be bombi bose arabamushyingira. Yakobo abyara abana 12 ku bagore be babiri, Leya na Rasheli, ndetse n'abaja babo. Nyuma yaje kugaruka i Kanani, yuzura na mukuru we Esawu, nuko akirana na marayika w'Uwiteka, Imana imuhindurira izina imwita Isiraheli. Mu ntangiriro ibice 37 kugeza kuri 50 tuhasanga ubuzima bwa Yozefu. Yakobo yari afite abana 12. Yozefu, umuhungu wa 11, se yaramukundaga cyane, aramutonesha, ariko akaba n'umunyanzozi. Agira inzozi ziyerekwa z'ikuzo rye, abavandimwe be barabimwangira maze bashaka kumwica, ariko bamugurisha Abanyegiputa aribo Abanyamisiri bubu. Yozefu ageze mu Misiri aba umugaragu w'umutware Potifa. Yozefu atera imbere mu nzu ya Potifa, ariko aza gufungishwa n'umugore we wa Potifa washakaga ko baryamana akanga. Yozefu yageze muri gereza, ubuntu bw'Imana bukomeza kumubaho. Abagaragu b'umwami Farawo bakomeye baje gufunganwa na Yozefu, baza kurotera inzozi rimwe, Yozefu arazibasobanurira. Farawo hashize igihe nawe aza kurota inzozi zimutera ubwoba, habura uzimusobanurira. Ariko umwe muri abo bagaragu wafunganywe na Yozefu abwira Farawo ko hari umuheburayo uzi gusobanurira inzozi. Farawo asaba ko bazana uwo muheburayo Yozefu ngo amusobanurire inzozi ze. Yozefu asobanurira Farawo inzozi ze, ambwira ko ari inzara yari igiye gutera mu gihugu, maze Farawo aramukunda cyane ahita amugira umwungirije. Ya nzara yaje gutera, abavandimwe ba Yozefu basigaye i Kanani, bamwe bamwangaga bakamugurisha, n'ab'inzara ibageraho, baza muri Egiputa gushaka ibiryo. Yozefu arabamenya, arabibwira ko bamugurishije, bakaba baramugiriye nabi, ariko akaba yarabaye umutegetsi. Bagira ubwoba ko azihorera, ariko arabababarira, ndetse baranasangira. Yozefu yari yarabaye ikigera cy'umwami, maze atumaho umuryango we wose na se Yakobo bimukira muri Egiputa, batura ahitwa i Gosheni. Yakobo yaje gupfira muri Egipte, ariko we Yozefu n'abavandimwe be bamujyana kumushyingura i Kanani. Bene se wa Yozefu babonye ko Ise apfuye, bagira ubwoba nanone, bagira ngo Yozefu azihorera, ariko bongera kubababarira. Hashize igihe na Yozefu arapfa, ariko babwira ko Imana izongera kubavana muri icyo gihugu bagasubira i Kanani.